Kera habaye umugore n'umugabo babyarana abana batatu. Dusigasire umuco wacu utazacika. Ubusa bwaritse ku manga umuyaga urabwara agace karacuranga uruhu ruravugiriza. Imbeba yakuviriye mu mwobo itangira kuzerera ishaka icyo yarya. Iribwira iti nzi ubwenge no kunshuka biragoye kuko nizera bake ntawe ushobora kumfata. Yikoza hirya yikoza hino izera inzu yose ariko iheba icyo yicisha isari. Inyarukira mu kigega ihingukira kuri Rwagakoco. Irahagarara irashishoza yitegereza uwo mutego irawuzenguruka. Iratekereza iti nta kabuza ubu ni ubucakura abantu bahimbiye gufata imbeba ariko barushywa n'ubusa njye ntibazamfata. Ihanga ijisho kuri wa mutego ibona hariho umubumbe w'urugimbu utemba ibinure iti nta kabuza dore ikizakora ku mbeba dore akaryoshye bavuze. Ntinkoraho biraba bishize ibyo ari byo byose ariko sinabura urwegereza utuzuru ngo ninukirize kuko ruhumura neza. Yomboka buhoro buhoro yegera Rwagakoco. Imbeba yawe iratekereza iti mbega ukuntu abantu bagira ubwenge buke bibwira ko nakora kuri ririya shyano henga nzenguruke ndetse ndibuze kugera kuri ruriya rugimbu ntacyo mbaye rwose. Irasotasota itera udutambwe duto sinzi uko yakomye imbarutso igiye kumva wiyumva ngo koca ifatwa mu bujana. Imbeba ikuka umutima ishaka kuyikiza biba iby'ubusa ibihezemo iryo. Irajwigira itabaza zene yawe ntihaza n'umwe ahubwo nyine umutega baraje. Ayitegeza abana barayica agatumbi bakajugunyira injangwe. Uhima ipfa arahava. Sinjye wahera ubwenge buke bw'imbeba. Kera habayeho intare. Iyo ntare yari yihoreye yiryamira mu ndiri yayo. Imbeba ziraza zigumya kuyikina iruhande. Imwe muri zo yurira ibuye ryari hejuru y'intare irihanuka hejuru yitura hasi ikangura intare. Intare ikangutse ifata akaguru k'imbeba. Imbeba yumvise ko intare yifashe irayibwira iti ndagusaba imbabazi singukanguye mbishaka ni ibyago nigiriye. Mbese ubundi agatumbi kanjye kakumarira iki? Ndekura nzagushimira iyo neza ungiriye. Intare irayirekura iragenda. Isigara iseka iti ndifuza kubona aho imbeba bishimira intare. Hashize iminsi mike imbeba ijya mu ishyamba gushaka y'ibyirya. Yumva umutonomo w'intare. Ya mbeba iribwira iti ngiye kureba icyo kintu ahari kiri mu makuba. Imbeba ijya kureba aho yumvise icyo kintu gitakira. Ihageze isanga ya ntare yayigiriye neza yaguye mu mutego. Imbeba ngo ikubite amaso irayibwira iti hinga nze mugenzi wanjye ngerageze kugukiza. Imbeba icagagura imigozi yari yafashe intare mu maboko no mu ijosi. Nuko intare nayo ibona ubuca ya migozi yari yayifashe amaguru ibona intege noneho zishwanyaguza wa mutego ku neza y'imbeba kandi ariyo ntoya. Kiraso yiturwa indi. Inuma y'u Burundi yatumye kuri Rwanda ngo huguha.